Izamara zizashira, ibirori bizarangira, amarira ntayazashira. Rero mu ncamake ni kuko nguko bimeze. Batubwiye ko mu matangazo hari nabishize no ku rubuga rw'umuhana ndetse n'ahandi hatandukanye, azamushingura ku itariki 8 z'ukwezi.
Reka twongere tuvuge ngo ntiyazabura intambara kandi ngo nyineshe agatemba urupfu n'ibyaha. Ibyo bintu bibiri nibimara gukurwaho amahoro azaboneka. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo nongere mbasabe tunezerane. Iba indirimbo yakangahe wowe wandushije kwa indirimbo zitatu wowe wabuze na sibuze n'igitero kimwe cyagufashije ku buryo nawe wokwigora ugahaguruka. Uko amagambo yose guhera ku ndirimbo ya mbere kugeza kuri iya gatatu nta jambo riragufasha ku buryo nawe woba kuneza umutwe basi. Haleluya. Amen. Ndagira ngo nongere kandi mbakangure mwabahanuzi intumwa cumi n'ebyiri nabawe jazina azibananditse mu gitabo cy'ubwami handitswe n'amazina Abeli na Enoki Aburahamu na Mose handitsemo abahanuzi intumwa cumi n'ebyiri nabawe jazina kandi wanyanditse Yesu mwana w'Imana aje 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 wanyanditse abagukunda twese abagukunda tukaba turiyo cyangwa twaravuye tuzahindurwa duse nawe abagukunda twese abagukunda itwumvira ijwi ry'Imana yacu tuzahindurwa duse nawe Amina. Nadamindu amasoyose azamureba Amina bibe bityo azana n'ibicu amasoyose azamureba arazana n'ibicu Haleluya. Uhimbazwe gitare cy'amahanga Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana iri hejuru y'amajuru
waravuze mu ijuru n'itaba yawe Mana dukundira mu ijuru mu isi n'itaba y'ibirenge byawe turagutaramiye kuri aya masaha mwabana dukundira mu ijuru buri muntu wese abagana kuri umusozi Mana utwishimire Mana yacu we ureke amazina yacu yandika mu gitabo cy'ubugingo none zose turaziguhaye turagutaramiye wera Abisirayeli Imana twateye ubwoba Mana turagushimiye Mana we tukwesanye kuvuga ijambo ryawe abaririmba abasenga none zose turaziguha waravuze ngo ukinga atawukingura kandi Mana wokingura atawukingura Mana ndagushimiye Imana iteye ubwoba Imana iteye ubwoba Imana iteye ubwoba turi kuri umusozi Mana Mana twishimira umunsi wa none turagutaramiye Mana tuno gitaramo dufite amaboko yawe ari ugaragara ari utegeka ari uvuga turagushimiye Mana yacu tugeze kuri aya masaha dukundira mu ijuru asani uko watwirije waturagiye buri muntu wese Mana wakandagije ibirenge kuri uyu musozi tukereka bene nasa babuze ababo dukunda Mana niwe uduhumuriza niwe udutabara niwe uzurengera haleluya Mana turagushimiye ko tugeze kuri aya masaha turakwegereje mu mugoroba none umugoroba w'umugisha twamagaje utabara ku bwacu dukunda urakoze Mana kutwemereye kandi uko bikoze mu izina ryawe We
Mwana muheza umugisha kimpagurukije ni ukubashimira ntabwo ndi butinde ngo ntware umwanya muremure kuko ndi kubona abantu bagiye gutarama ariko ndashimira abantu bose baje kudufata ku mugongo bakaza kuduhumuriza uhera ku wa gatandatu umusaza amaze gucikana byari ngombwa ko dutanga ubuhamya bwe kandi tukanababwira n'amakuru uko byagenze ariko bitewe n'uko bimeze reka tuvuge mu ncamake. Umusaza yari arwaye igihe kitari kirekire cyane kandi kitari gito, afatwa n'indwara imeze nka pararize, agata ukuboko, agata ukuguru, bamujyana mu bitaro muri Kenya n'ahariya mu Bugande biranga, ndetse yageze n'inanga ku muhungu we mukuru Nyamata, bagerageza uburyo bwose bwo kumuvuza agasa n'umuntu worohewe, noneho haza gufatirwamo no kujuguma. Yahagize igihe kitari gito asubira mu Bugande kuko yari atuye na Kibara. Aho ngaho niho yakomeje kurwarira, habaye ejo bundi mu minsi ya vuba cyane akuritirwamo na diyare iramufata, ni nkaryo ryaviriye mu igare. Habaye ku wa gatanu agejeje mu masaha ya nimugoroba batangira kumushyiramo za bomboni. Saa 4 zo ku wa gatandatu umusaza rero mu ncamake ni kuko nguko bimeze. Batubwiye ko mu matangazo hari nabishize no ku rubuga rw'umuhana ndetse n'ahandi hatandukanye
azamushingura ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 ubwo ni mu cyumweru gitaha uretse iki turimo nibwo bazamushingura. ubwo rero abantu nyine bakomeje kuza kutwihanganisha no kudusura turabashimiye, kandi mu by'ukuri hari abantu babitweretse, hari abantu babitweretse kuva ku wa gatandatu jewe bampamagaye ndi mu isafari nari ngiye Kayonza ngeze Kabarore mbona telefone ari mu masazi bambwira ko umusaza arangije, hari abandi bantu twari kumwe ndababwira ati je sinkigiye mu kirori ndagaruka numvaga ntabwo noba mu kirori napfushije data we ntangubanuka ngeze ahangaha sanga mpamagara na telefone y'umudamu yari mwihari ikomeye cyane ariko ntibayifata, noneho unyihamagaye cyane ndaza kuyifata ambwira ko nabo bamenye amakuru. Ndamwihanganishije umuryango we, famille yawe yose, n'abantu bose bagiye baturana nawe. Mu by'ukuri yari umusaza yarakuze cyane, yarate hafi y'imyaka ntabwo ariko ntarengeje 80 araho. Abantu rero ndashimira abapasiteri, ndashimira abayumbe batangiye kuwa mbere bazana bino zuma, bazana sente baraza bakora ibizashobokaga na perezida w'abayumbe yavuze hano. Rero ndashimira n'itorero sengeramo abapasiteri natwe neza wita mu makuru namwe mukaza. Ndashimira n'itorero rya Deliverance by'umwihariko ntako mutagize, revera n'abakristo ntako batagize mu by'ukuri, n'abapasiteri bose bo muhana mwagize neza. Nabonye abapasiteri bo muri Methodiste, nabonye abapasiteri bo muri Mukuru Nziza, nabonye abapasiteri bo muri Gospel, ndetse abapasiteri bo muri Gospel ntako batagize. Ibi byose zinde mwabona abantu bicayeho, iyi ni Gospel. Ndabashimiye rwose abapasiteri, ndabona hariya arahari, n'ejo yarahari, na revera yarahari, mwese mu by'ukuri ndabashimiye. Nshimiye n'umucuranzi, ejo hari igitaramo kandi tutabashitse uzaze hano, tugomba muzazi abatarami. Ndashimira abaririmbyi Voix Angelique, iyo mutaza kuza turahari n'abagaya ariko mwagize neza. Abana barankunda cyane mu kanisa, ejo muzaze muri. Ndashimira abo twatikanije bose umurimo, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze cyane kandi Imana ibagire neza. Ndabashimiye rwose. Ejo gusenga kuko turacyari hano, dushobora kuzaja gushingura icyumweru gitaha twaba twagiye, ariko iki cyumweru cyose turi hano. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nabasubiza mu mikrofone.